Murakoze mwese abaduteze amatwi muri uyu mwanya bamaze kugera ku murongo, tubaramukije mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire. Reka dushimire Imana iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tubone uko dukurikirana ijambo ryayo, izina ryayo rihimbazwe. Nje tugiye gufatanya mu cigisho kibanza, nitwa Byiza Uwimana. Ngaho mwicishe bugufi dusenge maze tuganire ijambo ry'Imana. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje kubera uburinzi bwawe bukomeye bwabanye n'ubugingo bwacu, kabutwongereye kurama. Tukaba tugeze muri aya masaha, abo turi kumwe kuri uyu murongo hirya no hino, watanze umutekano n'ubuzima ku bashoboye gukurikirana, izina ryawe rihimbazwe. Rero ubwo turi mu materaniro yera, cyane cyane kuri uyu munsi w'isabato, turakwiragije uburinzi bwawe bubane n'imitima yacu ndetse n'imibiri. Ijambo ryawe ryose rivugirwa aha, Mwuka w'Imana rivomerere abatega amatwi hirya no hino, ukabakaba imitima. Ijambo ryawe urigira imbuto nziza, iherekezwe n'imbaraga ivuye mu ijuru, yinjire mu mitima, kandi imitima yacu uyigira ubutaka bwiza, iryumvire, iryizere. Abenshi nibaguhindukirira, dushima izina ryawe. Ngaho tubere mwarimu, kandi tubabarire ibyaha twagukoreye, ibidukwiriye byatugirira akamaro urabizi, ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Reka dushimire Imana ikomeje kuduha uburame, ikaba iduhaye no kugira ngo twige ibyayo. Tubishimiye Imana ibidukoreye, ihabwa icubahiro. Tugiye kwiga rero icigisho kibanza. Turasaba buri wese wageze ku murongo kuba hafi mu bitekerezo kugira ngo tujanirane. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo gutegereza Yesu turi maso. Gutegereza Yesu turi maso. Muri Bibiliya, mu mabwiriza twahawe mu ijambo ry'Imana, twahawe inshingano yo gutegereza, kandi duhabwa n'inshingano yo gutegereza turi maso. Turabirebera hamwe, turebe uko gutegereza, turebe n'uburyo dusabwa gutegereza tumeze, kugira ngo buri wese asuzume uko ategereje Yesu. Abenshi bavuga ko bamutegereje, ariko mu by'ukuri ntago bari maso. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yesu ubwe agiye kuja mu ijuru, yasize avuze ko azagaruka, ariko ntabwo yatubwiye umunsi azagarukiraho, ahubwo yaravuze ngo duhore dutegereje. Ndasoma amasomo abivugaho, maze tujanirane, turabisesengura neza twitonze, maze tubyumve. Mu gitabo cya Luka, Yesu ubwe hari icyo yavuze, 21 umurongo wa 30. Kanze ndebe uyu murongo 21 Luka 30. Kandebe uyu murongo neza maze nkubabwire. Ni 12 Luka 35. Haranditse ngo muhore mukenyeye, kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shebuja hagarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza maze akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu yamenye igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu yicukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Uyu ni Yesu wavuze aya magambo, ari kwerekana ukuntu tugomba kuba maso tukamutegereza. Aravuze ngo muhore mukenyeye, kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira ava mu bukwe. Ndetse kugira ngo naza agakomanga, abo bategereje shebuja bazamukingurire vuba. Avuga ngo hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Aravuze ngo azabicaza abahereze, akenyere maze abahereze. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko. Aya masaha bavuze ni amasaha ku bantu baraye amajoro, ni amasaha bagoranye,
mu gicuku no mu nkoko, ni igihe umuntu aba ananiwe n'uwagerageje kwihangana akaba amaso, ni amasaha ibitotsi biba biri ku muganza. Ubwo yaravuze ngo ariko naza muri ayo masaha nabwo azasange turi maso. Dusabwa kumutegereza. Ese tugomba kumutegereza dukora iki? Mu gitabo cya Petero urwa kabiri igice cya 3 naho turahasoma amagambo dushaka gukurikirana. Haranditse ngo 3:14, nicyo gituma bakundwa ubwo mutegereje ibyo. Kambere kuri 11, nuko ubw'ibyo byose bizayenga, bityo yemwe uko dukwiye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu. Ubw'ibyo byose bizayenga, yaramaze kuvuga haruguru ukuntu umuriro uzatwika isi n'imirimo yirimo bigashirira. Aravuze rero ngo ubw'ibyo mu isi bizashya bigashirira, nuko ubw'ibyo byose bizayenga, bityo yemwe uko dukwiye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu. Twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'umwami Imana, tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi igishingira ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Kandi nkuko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo. Hano bavuze ibintu tugomba kuzirikana ngo twebwe abategereza kandi tugatebutsa. Burya tugomba gutegereza ariko tunatebutsa. Turi gutebutsa tumubwira ngo naze vuba. Ni gute rero? Ntabwo tugomba gutegereza twicaye, ahubwo tugomba gutegereza Yesu dukora. Hari imirimo dusabwa gukora. Ndasoma muri iki gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, page 220. Ni ibyigisho bibiri bikurikiranye, ngiye kubisoma nihuta maze tuze gukurikirana icyo dushaka kwiga muri ibi bintu. Haranditse ngo tugomba kugenzurana ubwitonzi bwinshi ikibazo kirebana n'umurimo dukora. Tugomba gutegereza dukora, ngo ariko imirimo dukora tugomba kuyigenzurana ubwitonzi bwinshi. Mbese uyu murimo uzaba umugisha ku mitima? Ubwo imirimo dusabwa gukora, yaba iyo mu buzima busanzwe dusabwa gutegereza Yesu tuyikora, ariko twahawe amabwiriza yo kuyikora. Mbese iyo mirimo izaba umugisha ku mitima? Imana ntabwo yaduhaye umurimo ari kugira ngo tuwugireho gusa, ahubwo twanawuherewe kugira ngo tuwuhesherezemo izina ryayo icubahiro. Burya ibyo dusabwa gukora mu buzima ngo ntabwo ari kugira ngo tubihugiremo gusa, ahubwo tugomba gukora muri ibyo dukoze Imana igaherwa mu icubahiro. Benshi bahugiye cyane mu gurundanya ibiti n'ibikenyeri n'ibyatsi, ariko ibyo byose bizashya. Abantu benshi bari gukora, ariko imirimo bari gukora igereranywa na ya magambo Pawulo yavuze yabubakisha ibikenyeri n'ibiti n'ibyatsi. Ngo ibyo bishatse kuvuga iki? Ibintu byose dukora ari ibyacu gusa, ari inyungu zacu turi bukuremo gusa, ari ukwikunda, ngo biba bimeze nk'ibyatsi n'ibiti n'ibikenyeri. Ibyo dukoze turi kwigana Yesu dushaka ngo ahabwe icyubahiro, twakora imirimo yo muri ubu buzima tukayikora tugambiriye gutuma ingoma y'Imana imenyekana, tukayikora tugambiriye gutuma abantu biremwa bagenzi bacu nabo bamererwa neza. Iyo turi gukora iyo mirimo yo mu buzima busanzwe, Imana ikayibonamo inyungu, abantu b'Imana bakayibonamo imigisha, tuba turi kubakisha amabuye y'igiciro, ifeza n'izahabu. Naho iyo turi gukora ibyacu byo mu buzima busanzwe, tukabikora ari ukwikunda gusa, ari twe bizarangiriraho, tuba turi kubakisha ibikenyeri n'ibiti n'ibyatsi. Binyuze mu gutoranywa n'Imana, buri muntu wese afite ibirindiro akoreramo. Abantu abari benshi dufite mu itorero ry'Imana, dufite impano zitandukanye, ngo buri wese afite ibirindiro akoreramo. Hari aho Imana yaguteretse ngo uhakorere mu mpano yawe. Hari ibibazo tugomba kwibazanya ubwitonzi no gusenga. Mbese niyo inshingano twahawe buri munsi buri muntu ku giti cye, nk'abagabo n'abagore umunsi umwe,
bazisobanura imbere y'Imana. Buriya ngo hari igihe kizagera, hari itariki izagera, ibyo ukora ubyisobanureho imbere y'Imana. Kandi tugomba kwibaza niba imirimo yacu igarukira ku by'umwuka gusa, cyangwa se niba iby'umwuka n'iby'ubuzima bwa buri munsi bigomba kuvangwa. Tukaba dusabwa gusohoza inshingano yacu dukiranuka. Ibintu bisanzwe n'ibyera bigomba guhurizwa hamwe. Ibintu bisanzwe byo mu buzima n'ibyera by'umwuka bigomba guhurizwa hamwe, ariko ntibikabeho ko iby'umwuka bitwikirwa n'ibintu bisanzwe. Dusabwa gukora mu mashami yose. Iby'ubuzima tukabikora, iby'umwuka tukabikora. Icyo tubujijwe ntihakagire na rimwe igihe kibaho ko iby'ubu buzima bitwikira iby'umwuka ngo bibimire. Bashatse kuvuga iki? Dusabwa gukora ariko ntukibagirwe gusenga. Dusabwa gukora ntukibagirwe gusoma ijambo ry'Imana. Dusabwa gukora, ubwo ni iby'ubu buzima, ntukibagirwe gutanga agahe ko gukorera Imana no kwita kuri mugenzi wawe ubabaye, kuko baranditse mu gitabo cy'ubifuzwa ibihe byose ngo icyo dukoze kikaja ku bandi ngo nicyo tuba tubibye, ngo igihe kizagera cyere n'umusaruro. Ngo naho icyo dukoze kikaja ku byacu gusa ngo ni nk'imbuto umuntu yariye. Burya ngo amakene y'abandi bo kwisi ni amayogi. Amayogi yo kubibiramo, kuko umuntu yashatse nk'imbuto ze azizigame, arazihinga akazitera mu mayogi, igihe cyagera akazasarura umusaruro uti ibyo yabibye. Ngo niko n'umuntu ushaka ngo ibyo akora bitazapfa ubusa muri ubu buzima, imbaraga zawe, ibyo ukora, ubutunzi ufite, inshingano ufite, uzajya ugira igihe cyo gukora n'ibigirira abandi umumaro. Niyo mpamvu bavuze hano ngo Kristo avuze ngo dusabwa gusohoza inshingano yacu dukiranuka. Ibintu bisanzwe n'ibyera bigomba guhurizwa hamwe, ariko ntibikabeho ko iby'umwuka bitwikirwa n'ibintu bisanzwe. Ntibikabeho ko iby'umwuka bitwikirwa n'ibintu bisanzwe. Uzabe maso, nubivuga gutyo uzaba uri maso. Ntabwo uzaba umunege mu by'ubuzima, ariko iby'umwuka byawe ntibikamirwe n'ibyo muri iyi si. Hepfo Yesu adusaba kumukorera n'impagarike yacu yose, ubwenge n'ubushobozi bw'iby'umwuka byose bifatanirije hamwe. Ubushobozi bwose bukwiye gushyirwa mu murimo w'Imana. Umuntu akwiriye guhora yibuka ko Imana ariyo nyiri ibintu byose, kandi ko ubutunzi bwe bufite kwera butari bufite mbere yuko yinjira mu ngabo z'Imana. Buryo umuntu agiye mu by'Imana akinjira mu ngabo z'Imana, kuri iyi paji ya 220 baravuze ngo umuntu akwiriye guhora yibuka ko Imana ariyo nyiri ibintu byose, kandi ko ubutunzi bwe bufite kwera butari bufite mbere yuko yinjira mu ngabo z'Imana. Buri gikorwa cyose gikwiye kuba igikorwa cyo kwitanga, kuko gitwara impano y'igihe twahawe n'Imana. Kubera ko Imana kwanditswe ku bikorwa byose by'umuntu nk'uwo, kuko impagarike yose yiyemeje kugandukira Imana. Nta mushinga n'umwe ukwiye gukorwa, ndetse no mu buzima bwa buri munsi, niba uhindanye imyumvire myiza. Niba umushinga wose ugiye gukora uri buguhindanye mu myumvire yawe, uwo mushinga ntabwo uzaba ari uwo kugukiza. Turi kwitoreza mu ishuri rya Kristo, kandi afite uburyo bwe yateganirije bwatubashisha kugira uruhare mu murimo we. Benshi baraburagizwa cyane kubera ko badakora mu buryo buziguye bateza imbere ubwami bw'Imana, ariko imirimo yoroheje ntabwo ikwiriye gusuzugurwa. Gukorana umurimo bunyangamugayo bitanga umugisha, kandi nibyo bishoboza umuntu gusohoza inshingano zikomeye. Twaba dufite umwaka umwe, twaba dufite imyaka 5 cyangwa 10 imbere yacu, tugomba gukiranuka ku nshingano twahawe uyu munsi. Turi kwigana ngo gutegereza Yesu turi maso. Twaba dufite umwaka umwe imbere yacu, twaba dufite imyaka 10, twaba dufite 5, inshingano yacu ni ugukiranuka ku nshingano twahawe uyu munsi. Tugomba kujya twuzuza inshingano za buri munsi dukiranuka, nkaho uwo munsi ari we wacu wa nyuma wo mu kubaho kwacu. Mbega umuntu uri maso ntaba ari igihe kirekire afite, ahubwo ibyo asabwa byose abazi ko uyu munsi ari bwo asabwa gukora ikivi cy'akakirangiza. Ejo ntabwo ari ahacu. Niba usabwa kwikiranura n'abantu, kiranuka nabo uyu munsi. Niba usabwa kukwigisha umuntu ngo amenye iby'Imana, gira umwete wo kubimwigisha. Niba usabwa kugira ugira icumarira, gira umwete wo kukimarira.
ibyo guhora wumva hari agahe uko ni ugutaba amaso no gusinzira. Naho hirya yaho yaravuze ngo kuri iyi paji ya 221 ngo hariho abantu benshi batwarwa n'imishinga yo mu isi nyamara ntibiyegurira Imana kandi aribyo byari bikenewe mu gikuriro cyabo cy'iby'umwuka. Hari abantu benshi ubwenge bwabo barakora cyane pe, bashira imbaraga mu mirimo yo mu buzima busanzwe kandi ni byiza ngo ariko ntibahe Imana agahe ko kuyiyegurira kandi aribyo byari gutuma bagira igikuriro mu by'umwuka. Baremereza cyane ubwonko bwabo, amagufa n'imitsi, maze bakirundaho imitwaro ibatera kwibagirwa Imana. Mbega bararushye, bafite ubwonko burimo byinshi, imitwaro iruzuye, ariko Imana barayibagirwa. Kandi nta mushinga wakora wibagiwe Imana kandi ari Imana yigomba kugufasha gusohoza iyo mishinga. Yaravuze ngo ntabwo bakoresha ubushobozi bwabo bw'iby'umwuka kuko bakoresha ubushobozi bw'impagarike. Mbega ubw'impagarike burakora, umwete mwinshi bawushiramo, ariko mu by'umwuka ho nabanebwe. Mu by'umwuka ntibasoma, mu by'umwuka ntibasenga, mu by'umwuka ntibakorera Imana, kandi buri munsi baba bari mu ruhande rw'abatsindwa, bagenda barushaho gutindahara mu butunzi bwo mu ijuru. Hari irindi tsinda, ubwo n'umugabane umwe, hari irindi tsinda ry'abantu bahomba kubera ko ari abanenganenzi kandi bakoresha imbaraga zabo binezeza, bakoresha akanwa kabo maze bakareka imitsi yabo ikagwa ingese kubwo kudakora. Aba nabo ni abandi kandi nabo si beza, ni babi cyane. Ngo bo ntibakora, baravuze ngo bapfusha gusa amahirwe yabo kubwo kudakora, kandi ibyo ntibihesha Imana icubahiro. Buri wese muri iyi si hari icyo agomba gukora. Ntawaremewe kwicara, ntawaremewe kupfa kurya, kuko hari isomo riri mu gitabo cy'Abaroma 12:11 ngo ku by'umwete ntimubibyango, muhirimbane mu mitima mukorera umwami Imana, umwami wacu. Baravuze ngo iri tsinda ryo buri wese muri iyi si afite icyo agomba gukora. Umukiza agiye kugaruka kandi ntabwo dukwiye kumutegerereza mu bunebwe, ahubwo dukwiye kumutegereza turi maso kandi dukora. Ntabwo dukwiye kumarira igihe cyacu cyose mu kwibwira no gusenga gusa. Ijambo ry'Imana ridukumakuma ku mpande zose, ngo burya n'uwa kwicara ngo asenge gusa ngo n'igihe cyagera no gusenga akabirambirwa. Ahubwo dusabwa gusenga tukanakora. Baravuze ngo ntabwo dukwiye kumarira igihe cyacu cyose mu kwibwira no gusenga gusa, cyangwa se ngo tukimarire mu kuyoboka imishinga yacu dukorana ihubi nkaho ari ibyo ari byo bikenewe gusa kugira ngo tuzabone ijuru. Mu gihe twirengagiza gufata agahe twageneye kwitoza kwera umuntu ku giti cye, burya tugomba gukora, tukaba maso, tugakora inshingano z'iby'umubiri n'iz'iby'umwuka. Hakwiye kubaho guhuza kwibwira ku by'Imana no gukorana umwete, kuko Imana yabivuze igihe mu ijambo ryayo ngo ku by'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima yanyu mukorera umwami wacu. Ibikorwa by'isi ntabwo bikwiye kuryamira umurimo w'Imana. Umutima ukeneye ubutunzi bw'ubuntu bw'Imana, umutima nawe urakeneye ubutunzi bw'ubuntu bw'Imana, n'umubiri nawe ukeneye imyitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu ashobore gukora umurimo ugomba gukorwa mu kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ababyeyi bakwiye kwigisha abana babo ko Imana ibashaka kuba abakozi b'abanyamwete, ntibaba banebwe mu ruzabibu rwayo. Buri wese akwiye gukora uruhare rwe mu murimo ukomeye ukorerwa ikiremwa muntu, bityo itabaza ry'umutima ntirizirengagizwa niba hafatwa igihe cyo gusenga no gucukumbura muri Bibiliya. Ikivi washinzwe gishobora gukorwa kandi itabaza ry'umubiri rigahora ryaka kandi rinamurika. Bana b'Imana, dusabwa gutegereza ariko tunari maso, tugategereza dukora. Mu bifuzwa ibihe byose baravuze ngo abategereje Uwiteka bari maso ngo ntago bazaba banebwe. Paji 540 harimo ijambo bavuzemo abategereje Yesu by'ukuri bari maso, mwumve ikivi cyabo uko bazagikora. Kubera ko tudashobora kumenya igihe cyo kuza kwe neza, twahawe itegeko ryo kuba maso. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso ubwo azagaruka. Abategereje kugaruka kwa Yesu bari maso ntabwo bazaba banebwe, bafite ibyo gukora byinshi imbere yabo.
yaba mu by'ubu buzima bafite inshingano ku bandi, bafite inshingano ku murimo w'Imana, bafite inshingano mu miryango yabo, ntago bazaba banebwe. Bafite n'inshingano mu mico yabo. Muri iki kivi cyo gukora ni kinini. Abategereje Uwiteka bari maso ntago bazaba banebwe. Gutegereza kugaruka kwa Yesu kubatera kubaha Uwiteka no gutinya amateka azacibwa bica amategeko, kandi bakumva ari icyaha gikomeye kwirengagiza ubuntu bw'Imana. Abategereje Uwiteka bari maso bejesha imitima yabo kumvira ukuri, kandi bakagira umwete mwinshi igihe bategereje. Bazi ko umwami wabo ageze ku rugi, niyo mpamvu bashaka gukorana n'abakozi b'Imana kugira ngo bakize imitima. Bazi ko umwami wabo ageze ku rugi, ntabwo baba banebwe. Turibanda mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2, hari icigisho tuhasoma bari gusobanura iyi mirongo dusomye yerekeranye no gutegereza Yesu turi maso. Paji 148 ndaje ngenda nasoma nihuta kuba ni icigisho kitubwira ibyerekeranye no gukanguka. Baranditse ngo 148 umuzingo wa 2. Yesu yadusigira ijambo ati, nuko namwe mwe maso kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Icyo mbabwiye ndakibwira bose nti nimube maso. Dutegereje turi maso kugaruka kwa databuja uzazana igitondo, bitabaye bityo yaza dusanga dusinziriye. Bese igihe kirengurirwa ahangaha ni ikihe? Icyo gihe bari kurengurizaho ngo naza mu gicuku cyangwa mu nkoko, icyo gihe ni ikihe? Igihe cyo guhishurwa kwa Kristo mu bicu byo mu ijuru ntabwo ari bwo azasanga abantu basinziriye. Oya, ahubwo ni igihe azabahindukiye avuye mu murimo wahera cyane. Yesu burya buno arahera cyane. Ku basome bitabo ngo turi mu gihe kigereranywa na wa munsi w'impongano wabaga mu Bisirayeli rimwe mu mwaka, aho umutambyi yaje agahera cyane ngo bigasaba Abisirayeli bose kumutegereza bibabaje mu mutima, kumutegereza bakangutse, kumutegereza bari kwibaza uko babanye n'Imana mu mitima yabo, kumutegereza bari kwihana. Ubu natwe ngo Yesu arahera cyane, ngo umunsi azahaguruka akavuga ngo birarangiye, akavuga ngo imanza yarari gukemura zirarangiye, buri wese yahererejwe mu mwanya we, ntabwo naje guhagurukaho, ntabwo azabatumenyesha itariki n'umunsi, ngo azarangiza uwo murimo aho hera abo mu isi batazi ko yawurangije, ngo keretse ababaye maso bakabana nawe muri icyo cyumba mu buryo bw'umwuka. Wenda iryo jambo reka ndisome kino gitabo cyo guhamagarwa kwacu gukomeye 370, haranditse ngo niba dufite agahe kagufi mureke tukabyaza umusaruro dushizeho umwete. Bibiliya itubwira neza ko turi ku munsi ukomeye w'impongano. Umunsi w'impongano wa kera wari umunsi Abisirayeli bose bibarizaga n'imitima imbere y'Imana, bakatura ibyaha byabo, bakaza imbere y'Imana bafite imitima imenetse, babajwe n'ibyaha byabo, bakihana babikuye ku mutima kandi bafite kwizera kuzima mu gitambo cy'ihongerero. Uwo munsi w'impongano Abisirayeli bose bibarizagamo imitima imbere y'Imana, bakatura ibyaha byabo, bakaza imbere y'Imana bafite imitima imenetse, tawazaga ari indyarya, tawazaga yiyoberanije. Buri wese yabaga imbere y'Imana afite umutima umenetse ubabaye, ababajwe n'ibyaha bye, ababajwe n'ubukene bwe bw'iby'umwuka, ababajwe no kudashika kwe, atewe impungenge no kubona Yesu ari busohoke mu cyumba cyahera cyane, agasanga hari ibyaha bye bigihana bikiri imbere y'izina rye bitahanaguwe. None hano haranditse rero ngo umunsi dusabwaho kuba maso ngo dutegereze, igihe bari kurengurizaho ntabwo ari igihe azagaruka mu bicu byo mu ijuru, ahubwo ni igihe azaba avuye ahera cyane ho mu buturo bwo mu ijuru, ubwo azaba yambuye imyambaro y'umutambyi, akambara imyambaro yo guhora inzigo. Kandi ni igihe aya magambo azaba avuzwe ngo ukiranirwa gumya kiranirwe, wanduye umutima gumya yandure, umukiranutsi gumya kiranuka, wera nagumya Yesu. Igihe azaba ahagaritse umurimo wo gusabira umuntu, iby'abantu bose bizaba byafatiwe umwanzuro uheruka. Iki kizaba ari igihe cyo kugororera abagaragu be. Abirengagije kwitegura gutunganywa no kwera bibashoboza kuba ababonereye gutegereza kwakira umwami wabo, izuba rirengere mu rwijiji no mu mwijima ubutazongera gutunguka. Igihe cyo kwemererwamo kibe kirangiye,
umurimo wa Kristo wo gusabira abantu urangire mu ijuru. Amaherezo kigiye kigera ku bantu bose gitunguranye, maze abirengagije kweresha ubugingo bwabo kumvira ukuri bazasangwa basinziriye. Barambiwe gutegereza no kuba maso. Mwumve bana b'Imana, abenshi ngo barabirambiwe. Barambiwe gutegereza no kuba maso, bahindutse abatagira icyo bitaho kubirebana no kuza kwa shebuja. Ntibifuza kugaruka kwe, maze batekereza ko bitari bibakenewe gukomeza kuba maso no gutitiriza. Ntibari barabonye icyo bari biteze kubona. Mbega ngo hari ukuntu abantu baba bafite ishyushyu, bari kubona ko Yesu ari buze vuba, none ngo barabirambiwe, icyo bari biteze ntibakibona. Kandi byashoboraga kongera kubaho. Bafashe umwanzuro ko hari ikindi gihe cyo gukanguka. Bakora uko bashoboye kose ngo badatakaza amahirwe n'amake yo kubageza ku butunzi bw'isi. Bamaze kubona ko icyo gihe bari bamutegereje mataje, ngo babona kandi ko bashobora kongera kwibeshya, ngo ahubwo basigara bari maso ngo hatagira amahirwe n'amake yo mu isi abacika. Bashoboraga gutuza iyo bageraga ku byo mu isi bashoboye kugeraho byose. Kandi mu kugera kuri iyi ntego bajimije guhangayikishwa no gutegereza shebuja. Bahindutse batagira icyo bitaho n'abantu b'indeba, nubwo kugaruka kwe kwari kubegereye rwose. Nyamara igihe gushishikara kwabo kwari kwazimiriye mu ndamu zabo z'ibyisi, umurimo warangiye mu ijuru kandi ntibari biteguye. Igihe mu mutima ibyo gutegereza byari byavuyemo, bafite ahandi ubwenge bwabo bushishikariye, ngo niho mu ijuru umurimo warangiye. Iyo abantu nk'abo baza kumenya ko umurimo wa Yesu mu buturo bwo mu ijuru washoboraga kurangira bidatinze, mbega ukuntu bari kwitwara mu buryo butandukanye n'ubwo bitwayemo. Buriya abantu wagira ngo duhumuke mu by'ukuri, twinjirane na Yesu ahera cyane, tumenye umurimo wari gukora ko yenda kuwurangiza. Uko tumeze ntabwo ariko twakomeza kumera. Mbega ukuntu bari kuba maso bashyizeho umwete, kuko shebuja yiteze ko ibyo byose bishobora kubaho, abaha umuburo mu itegeko ryo kuba maso. Burya yari abizi. Avuga mu buryo bwumvikana ugutungurana kuzabaho bwazabaje. Ntapima igihe uko kireshya kugira ngo tutazirengagiza guhora twiteguye. Burya impamvu ngo atavuze igihe n'itariki n'umwaka, ngo kwari kugira ngo tutazirengagiza guhora twiteguye. Ashaka ngo twitegure buri gihe. Maze mu bunebwe bwacu tugahanga amaso igihe kirekire kiri imbere, twibwira ko azaziramo, maze tugatinza umwiteguro. Yaravuze ngo nukomeye amaso kuko mutazi. Nyamara kuko utamenya neza ko havuzwe mbere no gutungurwa kuzaheruka, ntabwo kudukangura ngo tuve mu bupfapfa ngo tube maso dufite umwete, kandi ngo tugire imbaraga mu kuba maso kwacu dutegereje databuja. Abasanzwe batiteguye kandi ngo babe maso, amaherezo batungurwa no gukiranirwa kwabo. Shebuja araza, kandi aho kugira ngo babe biteguye kumukingurira, uwo mwanya baba bakingiraniwe mu guhunikirira mu by'isi, maze amaherezo bararimbuka. Ingorane yo guhugirana ni ukurimbuka. Reka nje hano hirya ku rupapuro rwa 151. Ndayansimbuka baranditse ngo Imana igambiriye ko ubwoko bwayo buhanga amaso yabwo mu ijuru. Imana igambiriye ko dukora ariko duhanze amaso yacu mu ijuru, bugategereza guhishurwa kw'icubahiro k'umwami wacu, akaba n'umukeza wacu Yesu Kristo. Mu gihe ibitekerezo by'abisi byerekeye mu mishinga inyuranye, ibyacu bikwiye kuba mu ijuru. Mbese muntu nteze amatwi, intekerezo zawe ibyo mu ijuru zibitwaraho umwanya ungana, biradukurura, bijya tubikunda tukabyibazaho. Kandi ibyo umutima utekereza nibyo umuntu abamo cyane, ibyo ukunda nibyo intekerezo zibamo. Baravuze rero ngo mu gihe ibitekerezo by'abisi byerekeye mu mishinga inyuranye, ibyacu bikwiye kuba mu ijuru, kwizera kwacu gukwiye kurushaho kugera kure mu bwiru bw'ubwiza bw'ubutunzi bwo mu ijuru, kukavoma imirasire y'igiciro kandi iva ku Mana y'umucyo uturuka mu buturo bwo mu ijuru, kugira ngo ivire mu mitima yacu nk'uko yarasiraga mu maso ha Yesu. Abakobanyi baseka bategereje kandi bakaba bari maso, maze bakababaza bati, isezerano ryo kuza kwera rihe? Mwabuze uwo mwari mutegereje. Abo ngo nabakobanyi. Benshi mu mitima bamaze guhinduka abakobanyi. Benshi rwose bashobora no kubigaragaza bakabivuga. Mwabuze uwo mwari mutegereje. Nimuze mufatanye natwe kandi muzahirwa mu by'isi. Nimusingira inyungu, nimufata amafaranga, maze mubone icubahiro mu isi.
abategereje bareba hejuru maze bagasubiza bati twe turi maso. Kandi ndi kubwo gutera umugongo ibinezeza by'isi no kumenywa n'ab'isi ndetse no gushukana k'ubutunzi, baba biyerekanye koko ko bahagaze muri uwo mwanya koko. Kubwo kuba maso bahinduka abanyambaraga, batsinda ubunebwe no kwikunda ndetse no gukunda ubuzima bworoshye. Abari maso batsinda ubunebwe, batsinda no kwikunda, barakora ntibaba banebwe, barakora ariko bagakora batikunda, bagakora bashaka kubera abandi umugisha, ngo kandi ntibashaka ubuzima bworoshye. Ibintu by'umuteto, bazi ko kwisi ataraho gutetera, bazi ko kwisi ari mu mahanga, bazi ko kwisi uri kwisi afashe igihe mu ntambara. Baravuze rero ngo ntago bashaka ubuzima bworoshye. Abo nabari maso. Umurimo wo kubabazwa ucana kuri bo. Hari igihe babazwa, hari igihe basekwa, hari igihe bagawa, maze igihe cyo gutegereza kigasa naho kibaye kirekire. Rimwe na rimwe bagira agahinda, maze kwizera kugahungabana, ariko barongera bagakomera, bagatsinda ubwoba no gushidikanya. Kandi igihe bahanze amaso yabo mu ijuru, babwira abanzi babo bati ndi maso, tegereje kugaruka k'umwami, niba ngombwa nzishimira mu mubabaro ndetse no mu bigaragazo. Nta nubwo suko abategereje Imana bazaba kwisi batageragezwa, ahubwo no mu bigeragezo no mu bibagoye byo mu buzima bafite ikindi kiri imbere yabo bategereje. Niyo mpamvu badacika n'intege. Icyifuzo cy'umwami wacu nuko dukwiye kuba maso, kugira ngo naza agakomanga dushobore guhita tumukingurira. Hari imigisha ivugwa ku bagaragu uzasanga bari maso. Azakenyera abicaza abahereza. Mu mvingororano azakenyera abicaza abahereza, bazahinduka abatware nawe ab'umugaragu wabo bagaburira. Mbega umwanya mwiza. Yaravuze ngo ni bande bo muri twe muri iyi minsi iheruka bazahabwa icubahiro na shebuja w'abatoni be bose. Mbese twiteguye kumukurikira tutajuyaje uwo mwanya no kumwakira ngo yinjire? Ni mube maso, ni mube maso, ni mube maso. Hafi y'abantu bose baretse kuba maso no gutegereza. Ntabwo twiteguye guhita tumukingurira uwo mwanya. Ukundi by'isi byuzuye mu bitekerezo byacu, ku buryo amaso yacu aterekejwe mu ijuru, ahubwo yerekeje hasi mu isi. Turi gukubita hirya no hino, turi gukoranisha ku mwete imishinga itandukanye, nyamara Imana ikibagirana. Ubu mu bwenge bw'abantu Imana ikibanza ifite mu ntekerezo ni gito cyane. Turi gukubita hirya no hino, turi gukoranisha imishinga n'umwete, ariko Imana ikibagirana, ndetse n'ubutunzi bwo mu ijuru ntibuhabwa agaciro. Ntabwo turi mu mwanya wo gutegereza no kuba maso, gukunda iby'isi no gushukana k'ubutunzi, gushyira igihe mu kwizera kwacu, maze tugasigara tutakifuza kandi dukunde kuboneka k'umwami wacu. Tugerageza uko dushoboye kose ngo twiyiteho. Buri wese guni intambara afite no kwiyitaho. Ntabwo tworoshye kandi ngo tugire kwiringira Imana gushikana. Benshi bahagarika umutima kandi bagakora, barateganya, bakagira n'igena migambi, batinya ko bashobora gukena. Ntibashobora kubona igihe cyo gusenga no kujya mu materaniro y'itorero. Kandi mu kwiyitaho ntibaha Imana umwanya wo kubitaho. Iyo umuntu yiyitayeho akirwanaho, ngo abuze Imana umwanya wo kumwitaho. Kandi reka mbabaza, bura Imana ikwitayeho nawe ukiyitaho, wakora umugezi munini ninde? Ni Imana. Ngo ariko abantu benshi buno imitwaro barayikorereye, amaganya barayikorereye, ngo bakabuza Imana umwanya wo kubitaho. Yaravuze ngo kandi umwami Imana ntabasha kubakorera byinshi kubera ko batamuha uburyo. Iyo wanze guha Imana uburyo ukanga kuyirekera ibyawe ukabyifatira, irakureka ngo wirwarize. Kandi reka mbabwire ko ntacyo wakora, ntaho wageza. Narindi gusoma buriya uwagira ngo twiringira Imana tunayitegeho amakiriro, dutegereza ariko dunakora, ariko ariyo tugize nyambere. Hari ijambo wenda twarisomye nimugoroba kuba twari kumwe, nongere ndisome kuri iki gitabo guhamagarwa kwacu gukomeye. Bavuze mu ijambo 225 barandika ngo ndebe ko nyabona, baravuze ijambo rikomeye ngo ni ijambo bavuzemo ko Imana niduha amahirwe yo kubona ibyo dukora bidufasha mu buzima busanzwe bwa none. Baravuze ngo
yego ni hano ngo kwizera n'iyobokamana yawe bikwiye kuzamura ugasumba ubucakura n'uburiganya bwose. Gukora ubudahemuka, guhagarara mu nzira itunganye no kwiringira Imana bizakugeza ku nsinzi. Ijya mbere buhoro buhoro mu bupfura udakebakeba ngo utandukane n'amahame ya Bibiliya. Ijya mbere buhoro buhoro mu bupfura udakebakeba ngo utandukane n'amahame ya Bibiliya cyangwa ngo uhagarike imirimo yawe. Nta kugabanuka kw'ibiciro, nta mwenda uje wishyurwa Imana itabibayemo. Nta kugabanuka kw'ibiciro, nta mwenda wakwishyura Imana itagenje itabibayemo. Ariko abantu benshi buno mu by'ukuri babuze Imana kuba mu byabo bitewe no kwikorera ngo nta kugabanuka kw'ibiciro, nta mwenda uje wishyurwa Imana itabibayemo. Ni nyir'ubwenge buheranije, ni umurinzi w'iteka w'ibyo gukiranuka. Ntushobora guheza Imana mu bibazo birebana n'uburenganzira bw'ubwoko bwayo. Ikiganza cy'Imana kirambuye nk'ingabo hejuru y'ibiremwa byayo byose. Nta muntu n'umwe wahungabanya uburenganzira bwawe atabanje gukubita icyo kiganza. Ntushobora guhungabanya uburenganzira bw'umuntu utabanje gukubita ikiganza cyayo. Icyo kiganza gifashe inkota yo gukiranuka, itondera uburyo ufatamwa abantu. Imana ikiganza cyayo gitwikiriye abantu bose ku isi. Ntacyo wakora ngo ugere ku muntu udakubise icyo kiganza. Rero bana b'Imana dusabwa gutegereza Yesu dukora, ariko ntiduhugire mu mirimo ituma Imana tuyibagirwa, kuko Imana niyo byose, niyo itugize. Niyo mpamvu hano bavuze ngo gukunda iby'isi no gushukana k'ubutunzi gushyira igihu mu kwizera kwacu, maze tugasigara tutacifuza kandi ntidukunde kuboneka k'umukiza wacu. Tugerageza uko dushoboye kose ngo twiyiteho. Ntabwo tworoshe kandi ngo tugire kwiringira Imana gushikamye. Benshi bahagarika umutima kandi bagakora, barateganya kandi bagakora inigene n'imigambi batinya ko bashobora gukena. Ntibashobora kubona igihe cyo gusenga, ntibashobora kubona igihe cyo gukurikirana amateraniro y'itorero, kandi mu kwiyitaho ntibaha Imana amahirwe yo kubitaho. Kandi umwami Imana ntabasha kubakorera byinshi kubera yuko batamuha uburyo. Bikorera byinshi bikabije, maze bakizera ndetse bakiringira Imana ku rwego ruto bikabije. Bikorera byinshi bikabije, ariko kwiringira Imana ngo no kuyikorera bakayiringira ku rugero ruto bikabije. Kandi Imana ikeneye ko mu by'ukuri tuba ku isi tuzi ko ari itugize. Niyo itugize. Muri kino gitabo bari gusobanura ukuntu Imana ariyo imishinga yacu yose, ntago yatera imbere Imana idahari. Kandi ndebe ko nyabona iki gitabo guhamagarwa kwacu gukomeye 200 kandebe ko tuyabona. Yego, turebe aya magambo havuze mu ijambo rikomeye. Paji ya 10 ni paji ya 10 yaravuze ngo Imana inyanyagiza imigisha mu nzira tunyuramo kugira ngo bitunezeze mu rugendo rwacu kandi bitere imitima yacu kuyikunda no kuyihimbaza. Burya imigisha yo mu isi Imana yiduhera ngo yidutere kuyikunda. Ikintu cyose gituma bibagirwa Imana kiba cyakubereye umutego. Ntabwo dusabwa kureka gukora, dusabwa gukora, ariko tukabona Imana kuri buri ntambwe y'ico dukoze. Yewe n'umuntu naguha akazi uzabone ko ari Imana yamutumye. N'umwana wawe ubwawe wabyaye nubona kumviye akagira icyo akumarira uzabone ko ari Imana yamushizemo uwo mutima. Ntabwo Imana ikeneye ko hari igikingirizo kiba hagati yawe nayo ngo urebe umurima uvuge ngo umurima urera utarebye Imana yabyejeje. Nubona akazi ngo wibagirwe ko n'uwo muntu w'umugira neza watumye umwana wabona akazi ni Imana yamukoresha. Imana ikeneye ko amaso yacu ahumuka tukabona kugira neza kw'Imana kuri buri kantu. Ibyo niho bizatuma ibyo muri iyi si bitamira Imana mu bwenge ngo bifate ikibanza Imana yari irimo. Imana ikeneye ko inka n'ibyaro uzabona ari Imana yatumye ibyaro. Umwana natsinda kwishura umone ko ari Imana yamuhaye ubwo bwongo. Umugabo nakugirira neza wa mugore we uzamenye ko ari Imana yamutumye. Hari abafite abagabo batagira icyo babamariye. Nucuruza uje umenye ko ari Imana yazanye abakiriya. Nubona amafaranga umenye ko ari inzira z'amasoko Imana yazibuye ngo ubone uko yabona. Ntabwo Imana itubuza gukora ibyo muri ubu buzima bitubeshaho. Yanga yuko bitubera ibigirwa Mana bigatuma tuyibagirwa.
ariko uyu muntu ari maso. Nigeze nsoma bari gusobanura cya gitangaza Yesu yakoze, ari gutubura ingano, ari gutubura imitsima, ngo n'uyu munsi aracyatubura. Uyu muntu ari guhinga ngo agatera imbuto, ngo bari gufatanya n'Imana. Uruhare rw'Imana ruba rurimo n'urw'umuntu rurimo. Imana niyo itanga izuba, niyo itanga umwero, niyo itanga imvura, ngo ariko igihe kijya kigera ngo uruhare rw'Imana abantu bakarwibagirwa. Ibyo nibyo byitwa guhugirana ugasinzira. Gusinzira no kutabona Imana mu migisha yaguhaye, kugeza igihe noneho na bya bindi yaguhaye bikubuza kuyisenga, bikakubuza noneho bikamubwira n'umutima wikunda ntubisangire n'abatabibonye. Kandi burya ngo impamvu Imana iduha imigisha ngo nugira ngo tuyisangire n'abatayiramukanye uwo munsi. Nasinye mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo ngo iyo abakene bari gusenga baburaye, ngo Imana ntabwo ibasubize ngo imanure mu ijuru imigisha ngo igwe ku mbuga zabo, ahubwo igisubizo inyuriye mu migisha myinshi ikayirunda ku bandi bantu nkabo. Ngo noneho wa muntu iyo akorana n'Imana ngo abigisubizo cya ya mashengesho cya babandi bari gusenga. Ngo ariko waba utabizi ngo ukikunda ukavuga ngo mbeko bibaye byinshi ndabishyirahe, ngo ugapanga imishinga miremire, ngo kandi Imana ngo ijibike iby'abandi wawe, ngo wabukorana nayo uri maso rero ukamenya ngo muri ibi Imana yandonkejeje harimo n'ibya runaka. Ngo ariko abantu benshi uruhare rw'Imana ntibarwibuka. Uwifuzwa ibihe byose 308 haranditse ngo Yesu mu guhaza abantu 5,000 yakuyeho inyegamo itubuza kureba ibintu bisanzwe, maze tugaragariza imbaraga y'Imana ihora ikora ngo tubashe kubaho neza. Burya Imana niyo ihora ikora, na nijoro irakora, na mu gitondo irakora, na ku manywa irakora, no ku isabato biri gukora. Niyo mpamvu ababyeyi babyara, inka zikabyara, imyaka ikamera. Imbaraga y'Imana ihora ikora ngo tubeho neza. Iminsi yose Imana ikora ibitangaza izana umwero w'ubutaka, ikoresha uburyo busanzwe ikora imirimo nk'uwo itubura imitsima ihagije imbaga y'abantu. Umuntu ahinga ubutaka akabuteramo imbuto, ariko ubugingo bw'Imana nibwo bumeze zo mbuto. Imvura n'umwuka ndetse n'imirasire y'izuba byoherezwa n'Imana, nibyo bituma imyaka ikura, ubutaka bukamera uburabyo. Ubwa mbere hakabanza kubaho akatsi, maze hanyuma zikaba imigengararo. Imana niyo igaburira ibihumbi bitabarika by'abantu buri munsi. Hari igihe ujura mu muhanda ukabona abantu benshi ukibaza ngo mbe buri wese arabona ibyarya iri joro. Ngo Imana niyo igaburira abantu ibihumbi bitabarika by'abantu buri munsi, ikoresha umwero w'ubutaka. Kubera ko mu gihe abantu bita ku mbuto bagategura umutsima, baba bahamagariwe gufatanya n'Imana. Iyo bari kwita ku mbuto bakavomerera, bagahinga, bari gufatanya n'Imana. Bageraho ntibazirikana imbaraga y'Imana ibikora, ntibaha Imana icyubahiro gikwiriye izina ryayo. Ibikorwa n'ububasha bwayo byitirirwa uburyo busanzwe cyangwa ko ari uburyo bwakoreshejwe n'abantu. Uruhare rw'Imana abantu bakabona ari uburyo busanzwe, bati niko bisanzwe. Iyo yahinze mu kwa 4 ni ngoma ngo mu kwa 7 mu kwa 8 imyaka ye, bati nuko ari umurimo w'akabande, bati ni umuhanga zikurangura neza. Ariko Imana itazanye abakiriya, Imana idatanze izuba, Imana idatanze imvura, Imana itakurindiye abajura bari kuguhitana n'abagome. Baravuze ngo maze umuntu agahimbazwa mu cyimbo cy'Imana, ati runaka n'umugabo azi gupanga, maze umwanya Imana yari ifitemo ukibagirana. Kandi Imana itangira ubuntu zigakoreshwa mu by'ubugugu, maze byari umugisha bigahinduka umuvumo. Nico gituma Imana ishaka guhindura ibyo byose, yifuza ko ubwenge bwacu bwagimbye bukanguka, maze tugasobanukirwa ubuntu busaze, tukayihimbariza imbaraga zayo yerekanye. Imana ikeneye ko ubwenge bwacu bwagimbye bukanguka, maze uruhare rw'Imana muri buri kintu tukarubona, bikazatuma ibyo dubona ibyo muri iyi si rero bidukikije, ibyo dukora bitatwibagiza Imana. Niyo mpamvu iyo umuntu ari maso, ntabwo ibyo mwese bimutandukanye n'Imana, ahubwo icyiza cyose abonye abona ari Imana yakimuhaye, kandi akibaza icyatumye akibona. Ngo mu by'Imana idushyira mu biganza haba harimo ibyacu, haba harimo iby'Imana, harimo n'ibyabagenzi bacu. Iyo uri maso umenya kubivangura. Niyo mpamvu bavuze ngo ibirenze ku makene yawe yibanze, mu gitabo cy'umurimo w'umukristo. Ndagira ngo hari umuntu nakibonanye akintizaho gatoya, ibirenze ku makene yacu yibanze, ngo bari kugira ngo natwe tubiboneremo umugisha w'Imana, n'abandi bayiboneremo umugisha w'Imana. Umurimo w'umukristo, iyi page reka nyisomeho makeya maze nihute. Yego, umurimo w'umukristo. Yego.
yego muri iki cyigisho reka tuyasome ngaya 228. Impano zayo zose zigomba gukoreshwa mu guhesha umugisha mwene muntu, mu kunganira abakene n'imbabare. Tugomba kugaburira abashonje, tukambika abambaye ubusa, tugafasha abapfakazi n'imfubyi, gukomeza abahangayitse ndetse n'abakandamijwe. Imana ntigeze ishaka ko iyi si yacu yuzurwamo n'amakuba angana atya. Buriya makuba ari kwisangana cyangwa ntabwo Imana yari yarabipanze. Kandi ntigeze ishaka ko umuntu umwe agira ubutunzi bw'ikirenga bwo kwinezeza mu by'ubu buzima mu gihe abana b'abandi bari kurerera umutsima. Ubutunzi burenze ku makene yibanze mu buzima. Ubutunzi burenze ku makene yibanze mu buzima busanzwe. Twabuherewe kugira ngo dukore ibyiza, duheshe umugisha mwene muntu. Uwiteka aravuga ngo mugurishe ibyo mufite mutange ku buntu, mu abanyabuntu mukunde gutanga. Nutereka n'ibirori rarika abakene n'ibirema n'abacumbagira n'impumyi. Mubohora abantu ngo y'urugomo, muhambura imigozi y'uburetwa, murenganura abarengana, muki by'agahato. Reka urutanga ibyo kurya byawe ugaburira abashonji, uzana abakene bameneshejwe bashyire mu nzu yawe, nubona wambaye ubusa umwambike. Hepfo ibikorwa byiza nizo mbuto Yesu adusaba kwera. Burya ntazi n'imbuto umukristo abereyeho ku isi. Iyo umuntu ari maso ntabo umunebwe arakora, ariko ibyo akora bigatuma Imana ihabwa icubahiro n'abantu bakamererwa neza. Amagambo y'urukundo hamwe n'imirimo y'ubugira neza yo kunganira abakene, abatishoboye n'abamerewe nabi. Iyo imitima yacu yifatanije n'abantu baremerewe n'ibibaca intege hamwe n'intimba, iyo ibiganza byacu biruhuye abatishoboye bikambika abambaye ubusa, iyo twakiriye umunyamahanga mu nzu no mu mutima, abamarika baratwegera kandi ijuru rigatanga ibisubizo by'ibyo dukeneye. Mbega Imana ngo mbega uyu murimo ngo uraba mwiza, ngo ibisubizo by'ibitugoye. Iyo umuntu yakiriye abandi nawe akabitaho, ngo ibisubizo by'ibumugoye nawe Imana bishakira igisubizo. Igikorwa cyose cyo gukiranuka, imbabazi hamwe n'ubugira neza bihimbamo indirimbo mu ijuru, bihimbwamo indirimbo mu ijuru. Hepfo ngo yicaye ku ntebe y'ubwami, data wa twese yitegereza bari gukora ibyo bikorwa by'imbabazi, akababarura mu butunzi bwe bw'agaciro. Aravuga ati bazaba banje, ni ko Uwiteka Nyiringa bavuga. Bavuze byinshi, aha hirya niho bavuze ngo benshi bajya batangazwa no kubona n'amasengesho yabo atagira ubugingo, kwizera kwabo kugacika intege, kukadandabirana, inararibonye yabo yagihirutse gahora mu mwijima n'urujijo. Baravuga bati mbese twiriza ubusa kandi mbese baravuga bati mbese ntitwiyiriza ubusa kandi tukagendana umubabaro imbere y'Uwiteka Nyiringabo. Mu gice cya 58 cya Yesaya, Yesu yerekanye ko ibyo bishobora guhinduka. Ngo umuti Yesu yageneye umutima utinya, uhora mu gushidikanya kandi uhinda umushyitsi. Reka abanyamubabaro, abagendana intimba imbere ya Nyagasani bahaguruke bafashe ukeneye ubutabazi. Ngibi ibizatuma umuntu akora ibyo mu isi ariko ntibimunyunyuze mu by'umwuka, ni ugukorana intego yo kuvuga ngo ibirenze ku makene yanjye yibanze yo mu buzima nanjye nzabisangira n'abantu. Ukaba ku isi nawe uzi kuri ku isi Imana yarahagutumye ikivi cyo kugira ngo utabare, ukize, ugoboke, ubera abandi umugisha. Kuri iyi paji ya cya gitabo cyitwa ibihamya, nicyo ngiye gusubiramo gatoya nihuta. Baravuze ngo gukunda iby'isi guteye ubwoba, gufasha abantu Umwami Imana yategetse kuba maso. Aba bandi Imana yategetse kuba maso bakunze isi mu buryo buteye ubwoba. Yaravuze ngo ntimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi gukunda data wa twese ndikuzaba kuri muri. Hepfo aravuze ngo neretswe ko abantu b'Imana bavuga ko bizera kuri kw'iki gihe badahagaze mu mwanya wo kuba maso no gutegereza. Yarabyeretswe babandi bavuga ngo bari mu kuri kw'iki gihe ntago bari maso kandi ntibategereje. Bari kugwiza ubukire kandi bari kwibikira ubutunzi mu isi. Bari guhinduka abatunzi mu by'isi nyamara batari abatunzi mu by'Imana. Ntibizere ko igihe kiri bugufi, ntibizere ko iherezo byose riri bugufi, ko Yesu ageze ku rugi. Ntago babyizera mu bwenge bwabo, kuvuga ngo ageze ku rugi nta birimo. Bashobora kuvuga ko bafite kwizera kwinshi nyamara bagashuka imitima yabo bwite, kubera ko mu by'ukuri bazashyira mu bikorwa kwizera bavuga ko bafite, kubera ko badashyira mu bikorwa kwizera bavuga ko bafite. Imirimo yabo yerekana imiterere yo kwizera kwabo,
kandi gahamiriza ababazengurutse ko kuza kwa Yesu kutari muri iki gisekuru. Ngo wabareba akareba imishinga bafite n'ibyo bari gukora, ngo ababazengurutse bahamya ko Yesu atazaza muri iki gisekuru. Imirimo yabo izahwana no kwizera kwabo. Imyiteguro bafite yerekana ko yerekana ko bazigumira muri iyi si. Ntabwo ari abagenzi, ntabwo bari kwitegura, bari kubaka amazu bakongera ahandi, bari kugura amasambu bakongera ahandi, kandi ni abaturage b'isi. Hepfo bavuze byinshi, ariko barandika ngo kwikunda kwihambiriye kuri benshi nk'imirunga y'ibyuma. Kwikunda kuziritsa abantu nk'imirunga y'ibyuma. Aho umuntu yikunda ntakunde nabo yabyara, aho umuntu akorera ibintu nyina umubyara akaburara kandi abifite, aho umuntu agira amafaranga undi umuvandimwe we akabura ikimuvuza, akarwara akanapfa, ari ukwikunda. Ngo benshi kwikunda kwihambiriye kuri benshi muri nk'imirunga y'ibyuma. Ni igikingi canje, imyaka yanje, ubucuruzi bwanje, ibicuruzwa byanje. Ibi nibyo byuzuye mu bwenge bw'abantu. Ni ibyanje, ni ibyanje, ni ibyanje. Kandi Imana ngo irabiguha ari kugira ngo umuyoboro uzabigeza no ku bandi. Ntabwo usabwa kuba umuntu gusabwa gukora, ariko ukamenya n'umugambi w'Imana biguhera ibintu. Ndetse n'ibyo abantu muri rusange bafiteho uburenganzira birirengagizwa. Abagabo n'abagore bavuga ko bategereje kandi bakunda kuboneka k'umwami, bakingiraniye mu kwikunda, bitandukanije n'iby'igikundiro n'ibyo kubaha Imana. Bitandukanije n'iby'igikundiro n'ibyo kubaha Imana. Gukunda iby'isi, irari ry'umubiri, irari ry'amaso, kwibona ku by'ubugingo byabizingiyeho ku buryo bahindutse impumyi. Bononwe n'iby'isi kandi ntibashobora kubibona. Bavuga ko bakunda Imana nyamara imbuto zabo ntizerekana urukundo bavuga ko bafite. Bavuze byinshi, hano hirya niho bavuze ngo niyo bafite abakozi bakoresha, reka mbanyasome, baranditse ngo naritegereje ngo ndebe mu bavuga ko bategereje kugaruka kwa Yesu. Bafite ubushake bwo guha Imana ibyayo, bari bafite bibasagutse. Nashoboye kubona abakene bake bicisha bugufi, bameze nk'abamupfakazi w'umukene, barigomwaga bagashyira ikuta ryabo mu gaseke. Buri turo nk'iryo rihabwa agaciro n'Imana nk'ubutunzi bw'igiciro cyinshi. Nyamara babandi bari kubona ubutunzi bakagongera ku mitungo yabo, basigaye inyuma cyane. Ntaco bakora yugereranije n'icyo bashoboye gukora. Barabigumana maze bakima Imana ibyayo kubwo gutinya yuko bazageraho bagakena. Ntibatinyuka kwiringira Imana. Iyi niyo imwe mu mpamvu twe nk'ubwoko bw'Imana turwara tukanaremba, kandi benshi bakaba bari kuja mu bituro byabo. Abakunda ubutunzi cyane bari hagati muri twe. Abakunda iby'isi ndetse n'ababandi bima abakozi ibihembo byabo bari muri twe. N'abima abakozi ibihembo byabo bari muri twe. Mwumve, abantu batari bafite na busa mu by'isi bakaba bari abakene, kandi bakaba kandi kubaho kwabo gushingiye ku mirimo bakora. Mwumve iri jambo, hari abantu babeshwaho n'imirimo bakora n'amaboko yabo, bagiye banyunyuzwa kandi bakariganwa mu byo bakorerwa. Umuntu ukunda iby'isi afite mu maso hakambije n'umutima ukakaye, yishuranye umutima mubi igihembo gito cyane umukozi wari wakiruhiye. Akamwishyurana umutima mubi, bakamwishyura ababaye. Baravuze ngo bakanamwishyura kandi akamwishyura duke. Kansubiremo, baravuze ngo umuntu ukunda iby'isi ufite mu maso hakambije n'umutima ukakaye, yishuranye umutima mubi igihembo gito cyane umukozi wari wakiruhiye. Uko niko bari gukorera na shebuja, uwo bavuga ko babereye abagaragu. Mu buryo nk'ubu bwo kugira umutima mubi nibwo butarimo Imana, nibwo baturamo n'Imana ituro bakarishyira no mu bubiko bwayo. Nkuko baha wa mukene, niko ngo n'Imana bigenda. Bakabona Imana isa naho iri gusariraho itabi rye. Bana b'Imana, icyo twagiraga ngo tuganire ni ugutegereza Yesu, ariko turi maso. Ntabwo tuzategerereza mu bunebwe, tuzategerereza mu kwicara, tuzategereza dukora, tuzategereza dusenga, tuzategereza tubwiriza ubutumwa, tuzategereza tunacuruza, tuzategereza tunahinga.
ariko dukorera kugira ngo Imana ihabwe icubahiro, kandi ibyo dukora tukabikora atari kugira ngo bitwibagize Imana, ahubwo uruhare rw'Imana mu byayo natwe tukarubona, maze twamara kurubona tugakorera kugira ngo bagenzi bacu, abamerewe nabi, abambaye ubusa, ababuraye, dusangire na biyo migisha. Ngaho Imana idufashe, iduhe kuba maso, iduhe gutegereza, maze dutegereze turi maso Yesu ye kuzadutungura, kandi ubwo agiye guhaguruka nahera cyane, twihane n'ibyaha byacu bihanagurwa aho ngaho kubw'amaraso ye, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.